Muraho neza ndabasuhuje. Ese koko ibi bintu bitangiye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyangwa se izi video zitangiye guhererekanya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba TikTok, YouTube, Instagram ndetse na X, izi video zaba ari amakuru y'imamo? Ese Titi Brown yaba yafashe umwanzuro wo gutandukana na Nyambo? Hari uko abonye izi video ubwo aziboneye n'amaso yiwe? Ibi bintu byaba ari ukuri cyangwa ni amagambo y'ibihuha, cyangwa se video z'ibihuha zirimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zivuga kuri Nyambo? Ese aba banyarwandakazi ibi bintu baba batangiye kudukorera, cyangwa se baba batangiye kwica umuco nyarwanda? Ibi bintu ko byaba ari amahano ateye ubwoba? Ni nyuma yuko tumaze iminsi turi kumva inkuru za Emeline wirongoje icupa rya Heineken, agafata video akazishyira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nubwo Emeline we atabyemera, avuga ko bari kumuharabika. Ese izi video za Nyambo zo ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zaba ari bwoko ki? Gusa tugiye kumenyera byinshi muri iki kiganiro. Umubano wa Nyambo na Titi uburyo waje kurangira. Ese ni iki cyaje gutuma Titi Brown afata umwanzuro wo gutandukana na Nyambo? Ese Nyambo we ni iki cyaba cyabiteye gutandukana na Titi Brown? Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Menya byinshi ku rukundo rwa Titi Brown na Nyambo. Umenye byinshi n'izi video ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye Nyambo yaba yarifashe hari gukora amahano. Nguhaye ikaze. Ugeze kuri channel bwa mbere kana kuri buto ya subscribe kugira ngo breaking news ngizi uzajye uzibona mu ba mbere. Ese kuko Nyambo izi video yaba yarazifashe akazisohora akazishyira ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa ni amakuru y'ibihuha arimo gucicikana barimo kumubeshera? Gusa ibi ngibi byo gutandukana na Titi Brown byo biri ukuri. Ni nyuma yuko mu minsi yashize bari bafitanye umubano ukomeye cyane, ari ababesto bakundanye ku rwego rwo hejuru cyane. Urukundo rwabo rwagiye ruvugwa ahantu henshi muri social media zigiye zitandukanye, ndetse ibitangazamakuru cyangwa se bamwe baza kuvuga ko Nyambo yaba atwitiye Titi Brown umwana. Titi Brown akaba yaramuteye inda. Famiye ya Nyambo ndetse n'inshuti za Nyambo zari zizi ko Titi Brown ari we mukwe bafite, cyangwa se ari we mukunzi wa Nyambo, badashobora no gutandukana n'iri na rimwe. Inshuti za Nyambo zari zizi ko Titi Brown ari we mukunzi we bafite, bashobora kuba batanatandukana bitegura no kurushinga. Gusa ibintu byaje gutungura abantu benshi cyane. Umuntu umwe yagiye ku mbuga nkoranyambaga rwa Instagram harandika ati nizere ko aya makuru atariyo, ariko hakunda abakunzi bashwana atari ibiriseriye. Abandi bati nyamaze ibintu byaba biriseriye kubera ko na Miki na Regis murabazi uburyo bari babanye bakorana video bagasharingana, guhara urukundo rukomeye cyane ku buryo batabashaga no gutandukana wabaga wababonye. Buri wese afashe undi bunganyana basapotingana buri kimwe cyose, mbese nyine bafitanye umubano ukomeye cyane. Gusa abandi bati Titi Brown we yaje kubona izi video ziri guhererekanya kuri Nyambo ku mbuga nkoranyambaga arumirwa, biramutungura cyane. Ngo Titi Brown niwe waba wafashe umwanzuro kwanga Nyambo. Abandi bati Titi Brown akunda Nyambo ntago byashoboka, ntago ahita afata uwo mwanzuro. Abandi bati Nyambo akimara kujya kwifata izo video zishyira ku mbuga nkoranyambaga tayari yarafashe umwanzuro wo kwanga Titi Brown. Ibitangazamakuru biri kuvuga ibivuga byavuze, ibyandika byanditse, byacitse ururondogoro. Nkuko na muri taburo
cunga neza iriya sura cyangwa se uriya munwa uri kurya umuneke. Niba ari ukurya umuneke reka tubyite kurya umuneke, gusa abandi bakoresheje izindi mvugo zitandukanye, cyangwa se ababonye izo video bavuga ko atari ukurya umuneke biri aho ngaho. Bavuga ko izo video yari ari mu buriri afite umuneke mu kanwa atawurya. Wowe uri kureba muri etaburo, ese urabona uriya munwa ni uwa Nyambo cyangwa ntago ari uwa Nyambo? Bantu muzi kureba neza, nimwitegereze neza murebe niba uriya munwa waba ari uwa Nyambo. Gusa video zikimara kuja hanze ngo abanyamakuru benshi bari bazitegereje ngo ba breaking ni nkuru. Gusa ngo Titi Brown we gakimara kuyibona ahise afata umwanzuro kwanga Nyambo mu buryo buteye ubwoba cyane. Amavideo akimara gusohoka hanze bavuze ati aba bakobwa b'Abanyarwandakazi ibintu bari kwishiramo ntago ari umuco mwiza cyane. Undebere nawe, ndebera iyo video bari mu buriri. Ese uzi kureba uwo yaba ari Nyambo waba uryamye muri ubwo buriri? Guys, gusa umuco nyarwanda wo umajije gucika. Aba Banyarwandakazi ibintu bari kudukorera ntabwo bibaho. Ni nyuma yuko uwitwa Emeline akoze amahano kuri social media zigiye zitandukanye. Miss Nyambo nawe harekuye video z'amahano zitandukanye, harimo akora amahano. Guys, aba Banyarwandakazi batangiye kudusebya ku buryo bukomeye cyane, by'umwihariko aba Banyarwanda b'abasitari bazwi. Miss Nyambo ni umukobwa mwiza abantu benshi bakunda, uzwi mu mafilime agiye atandukanye. Gusa hariko ibintu baba bakora biba biteye ubwoba cyane, biba bitunguye abantu batari bakeya. Guys, ndagushimira twabanye muri iki kiganiro, ukaba wibutse gukanda kuri buto ya subscribe, wakoze like, share ndetse na comment. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Komeza ugire ibihe byiza. Njye mwari kumwe na Pacifique. Ciao ciao. Imana ibarinde.